Dukomeje gushimira mwe mwakoze subscribe ku Kibabi TV. Turacyakomeje kubaha ibintu byiza. Ndatangirana n'ikibazo, ese waba uzi massage ari iki? Ese waba warigeze ukoresha massage? Abenshi usanga bakoresha massage iyo bananiwe ndetse abandi bakayikora mu rwego rwo kwishimisha. Akenshi nyuma ya sauna cyangwa siporo. Massage ikozwe neza ishobora kuba uburyo bwiza bwo kubungabunga ubuzima bwawe no kongera muri rusange imikorere myiza y'umubiri. Ubusanzwe ifatwa nk'uburyo bwo kuvura no gufasha gukira vuba mu gihe urwaye. Ubushakashatsi bwerekana ko mu gihe ikozwe neza, aha turavuga ikorwa n'ababyigiye, kugorora ingingo zitandukanye z'umubiri, igirira akamaro umubiri cyane. Ubundi massage ni iki? Ubu ni uburyo bwo kwagaza, gukandakanda no kugorora ingingo zitandukanye z'umubiri, harimo imikaya, uruhu, aho amagufwa agiye ahurira n'ahandi. Hariho uburyo butandukanye bwo kumasa, harimo ubworoheje cyangwa se hakoreshejwe imbaraga nyinshi cyane. Massage ifasha iki umubiri? Igira uruhare runini mu mikorere myiza y'umubiri. Igabanya ububabare mu mikaya y'umugongo. Niba wumva ubabara mu ngingo zitandukanye, ishobora kuba uburyo bwiza bwo gukuraho no kurwanya ububabare, kuko yongera imitemberere myiza y'amaraso igakuraho ububabare. Niba ukunda kubabara umugongo wo hasi, ni umuti mwiza w'ubwo bubabare mu gihe ikozwe neza. Massage ituma usinzira neza. Mu gihe ikozwe neza, igabanya ibibazo byo gusinzira nabi cyangwa kubura ibitotsi. Ku buryo ku bantu bakunda kugira ibibazo bitandukanye byo gusinzira, irabafasha cyane. Yongera akanyamuneza, ikarwanya stress no guhangayika. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Touch Research Institute bwerekana ko ifasha mu kurwanya stress no guhangayika, kuko igabanya umusemburo witwa cortisol. Uyu ni umusemburo wo mu bwonko busohora mu gihe ugize ubwoba cyangwa ufite ibibazo byinshi muri wowe. Ukongera dopamine na serotonin, imisemburo irekurwa iyo umuntu yishimye cyangwa ageze ku cyo yashakaga. Yongerera imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika Cedars-Sinai Medical Center bwerekanye ko ikozwe byibuze iminota 45 yongera ubudahangarwa bwawe, yongera imbaraga, uturemangingo tw'umweru tw'amaraso, white blood cell. Izi ngizi zirwanirira umubiri. Utu turemangingo tuzwiho kurwanya indwara zose zishobora kwibasira umubiri. Yongera kumera neza k'uruhu rwawe muri rusange no kugubwa neza. Massage ituma amaraso atembera neza mu mubiri, bityo isuku n'isukura ryayo rigakorwa neza, hagasohoka imyanda n'ibindi bidakenewe mu maraso, bigatera uruhu rwawe guhumeka no kugubwa neza. Massage igabanya ububabare. Ku bantu bakunda kugira ububabare mu gice cy'umugongo hasi, kubabara umutwe muri rusange cyangwa uruhande rumwe, uyu ni umuti mwiza. Nibihe bibi bya massage? Nubwo ifitiye akamaro kenshi umubiri, ariko ikozwe nabi nabwo ishobora kwangiza umubiri. Ubusanzwe ntigomba kubabaza cyangwa gutuma umererwa nabi. Niba uri kuyikorerwa ukumva ubabara, hita ubivuga ako kanya. Ibibazo byinshi biterwa na massage bituruka ku kubabara igihe kinini iyo hari gukoreshwa imbaraga. Hari abantu batemerewe gukorerwa massage kereka iyo wabigiriwemo inama na muganga. Niba ufite kimwe mu bibazo bikurikira, banza ubaze muganga mbere yo kugana muri massage. Ufite ikibazo cyerekeye n'urwungano rw'amaraso, harimo kuva cyane cyangwa se kuvura kw'amaraso kutagenda neza. Ufite ibisebe cyangwa se ubushye ku mubiri. Niba waravunitse cyane amagufwa. Ufite izindi ndwara zikomeye zibasira amagufwa. Niba ufite ikibazo gitera imitsi yawe kwifunga ntibashe gutambutsa amaraso neza. Mu gihe utwite cyangwa se urwaye kanseri, ni byiza kubanza kubaza muganga niba ushobora kuyikorerwa. Ibyo ni byiza bitandukanye massage yafasha umubiri wawe. Ariko nanone buri wese n'ibyo akunda. Ushobora guhitamo uburyo bwa massage mu gutuma umubiri wawe ugenda neza cyangwa se ukora neza, cyangwa se ugahitamo ubundi buryo butandukanye harimo nka siporo. Reka dukomeze gushimira abantu mwakoze subscribe, mukore share ndetse musige na comment. Kandi ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 078 794 2019 tukakwamamariza bisa nk'aho ari ubuntu. Mugire umunsi mwiza, turabakunda.